abamarayika baduhesha akazi, twabonye abantu Imana ibakoresha tubona akazi. Ntabwo twabonye abantu, ntabwo twabonye abamarayika baturuka iyo, twabonye abantu badufata amaboko. Hari abantu Imana igiye kohereza bo kugufata amaboko, hari abantu Imana igiye kohereza muri iki gihe, muri iyi minsi. Witegura, hari abantu Imana yohereje bo kugufata amaboko. Ninde wabyakira agatera haleluya, haleluya. Ndi mu minsi numva hari abantu Imana yohereje bo kumfata amaboko. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ngimana yohereje marayika wayo afunga iminwa y'iki. None se muratekereza ko yohereje marayika agafunga iminwa y'intare, uratekereza ko itakoreza marayika mu kibazo cyawe ikamenya uburyo igicecekesha ikagicecekesha? None umva kuntu ubuhanuzi busoje baduhanurira ngo ikinguye imiryango. Ubwo uw'akazi urimo, yego uw'amafaranga urimo. None se shyize urugi rukinguye imbere yawe, ntabwo mwumva ko ari urugi rwari rufunze? Kandi mbibutse iyo umuntu ari inyuma y'urugi rukinze ibintu byose birananirana, ariko rwakingutse hari kitashoboka. Erega buriya rwakingutse umuntu yakora mariage muri aya mezi ya vuba da. Kuri pe mwebwe rero abantu bihaye ko bizaba kera, reka da, burya hari ibintu Imana ikora ikabikora vuba birashoboka. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ariko wa mwana wacu, hari umwana wacu nyanze wa undi ngira ngo namuhanuriye mu kwa gatandatu, hari mu kwa gatandatu, mu kwa munani baramusaba, ngira ngo murakorana. Yitwa nde? Sara, yitwa Sara. Sara namuhanuriye mu kwa gatandatu, mu kwa munani barasaba bafata irembo baranagira, no mu kwa 10 ahita arashyingirwa. Ubwo se yaciye mwameza ngaye. Naramubwiye ntuwo musore arimo aragukerereza, jugunya uwo dore Imana izanye umumarayika wo kugutwara. Ariko wagize ngo erega biriya bintu biroroshye, ni connection y'ijuru gusibaho. Ndinginga Imana iduconnecting. You connected. Hari igihe nzajya nivugira ngo connected, ni connecting n'ijuru. Mbabwire bene da, Imana ni Imana ibasha kuguconnectinga, kandi guconnectinga neza. Connection divine connection. Imana ishobora kuguconnectinga mu buryo bwayo. Kandi mbibutse ko iyo Imana ikoze ikintu ninde wacyanga se? Turashima ko mwene data avuze hejuru y'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana abantu bajya bazivuga uko zitari. Ubundi imbaraga z'Imana nta kintu zidashobora. Nunanirwa ajya wemera ko ananiwe. Icya kabiri, hari abandi bumva ko kuzivugaho ari intege nke. N'ubunebwe bwo kutizera, kuko umuntu utizera bahabiri aravuga ngo ubwo nzabaho n'intabaho nzapfa, hitamo kimwe upfi. Ngo n'ubundi ntawe uzatura nk'umusozi. Izo ni intege nke. Yoshua yaravuze ngo zuba hagarara. Mbabwiza ukuri mu buryo bw'imiterere ya bino bintu by'ibinyarumuri biri mu isanzure ntibihagara, ubwabyo ntibigenda. Izuba isi nizunguruka gusa, ibizi irazenguruka, ariko biriya byo ntibizenguruka. Ariko gutinyuka akavuga ngo ni gihagarare, uzi icyo yashakaga? Yahagaritsa imibare yo kubara kwira, yahagaritse burya bwo kuvuga ngo kwira. Donc ahari umucyo ukomeza ari umucyo, amasaha arayahagarika. Birya tubara ngo saa 12 kugera saa 12 za nimugoroba izuba rirarenze, yarabihagaritse bihagarara gukora. Murumva uwo muntu ese yakoresheje igifaru? Yareka mbanze nibariza abantu. Yakoresheje Kalichnikov? Yakoresheje se basi Katyusha? Niba Katyusha ntamenya. Njya nkurikirana Putin, hirya iraza Putin, njya nkurikira Putin ari yambwiye. Njya numva Putin yaramamaye ku isi nanjye ngiraho nkavanda, ariko kandi bo Putin bavuga. Njya ndebe bitwaro barasisha indege. Yararashe kirahagarara. Dore rero twebwe ubutware dufite, tujya duhagarika ibintu bigahagarara. Bidasabye imbunda, bidasabye ibintu mirwano, bidasabye intambara, kuko dufite ubutware ku rurimi. Birababaza rero iyo twanze kubukoresha. Hari ibintu wowe wanze gukoresha ururimi rwawe, hari bitazaba nudakoresha ururimi.
ntabwo uzi icyo utunze, ni ururimi. Ururimi rurica rurakiza. Ngo abarukoresha neza bazatungwa n'ibyo rubazanira, n'abarukoresha nabi bazatungwa n'ibyo rubazanira. Dore ijambo nshaka kubabwira uyu munsi. Iyo ushaka kubaho ubuzima bw'ubutsinzi, utoza ururimi kuvuga ibyo ushaka. Amen. Iyo ushaka kubaho ubuzima bw'ubutsinzi, utoza ururimi kuvuga ibyo ushaka. Tewe yabivuzeho gatoya, si inyigisho ngiye kwigisha. Yavuze ngo hari ibintu wemerera ko byinjira ugakanda yes bikinjira, wakanda no ntibyinjire. Iyo ni telefone yacu. Iyo baguhamagaye hazaho utuntu tubiri, ak'icyatsi kibisi n'ak'umutuku. Ak'icyatsi karavuga ngo emeza umwitabe cyangwa mwangire mwihorere. Nukuvuga iki rero? Ufite uburenganzira bwo kwitaba no kutitaba. Dore rero mu mwuka ufite uburenganzira bwo kuvuga bikaba no guceceka, umwanzi agakora ibyo ashaka. Amen. Buri inshuro nyinshi hari abantu batazi gusenga, bashaka ko babaho ari kubasengera. Ni byiza kuko nicyo twahamagariwe, ariko iyo uri kwiga gusenga wiga kuvuga. Bwana sifiwe. Nimutekereze Yesu ari ku musozi asenga, agahera saa 6 za nijoro akagera saa 2 za mu gitondo apfukamye ari kuvuga, avuga adacecetse, avuga. Ndagira ngo uyu munsi tuvuge. Haraho intwaro yo kuvuga ikora n'igihe uri gusenga watura. Ijambo ryo kwatura rirakomeye. Ndagira ngo tuze kugira icyo twatura. Amen. Twiyegereje abandi bakomeze baza, mwakomeje muza nyuma, turabiyegereje. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Turi kumwe na Kerere, kandi Kerere ndaza kumuha umwanya. Kerere afite ubuhamya, Kerere afite ibintu byinshi byo kutubwira, ndaza kumuha akanya. Amen. Reka dushimire Theo, tuhongere tumukomera amashyi menshi. Nari mvuze ku ntwaro yo kuvuga. Buriya kuvuga ni byiza. Hariho igihe kimwe dayimoni yaravuze, irambwira, ivuga ijambo kandi ryari rikomeye. Irambwira ngo inama yateranye ikuzimu, turaterana, tumaze guterana ikituzanye ni ukukwica. Ntabwo ari ukukurwaza, ntabwo ari kugukoresha impanuka ngo umugare, kuko uratubabaza. Nta yindi misiyo duhawe niyo kukwica. Hari hategerejwe ijambo rivugwa nanjye, kuko Satani we yari yavuze. Iyo mvuga ngo yego nka babayika, bari gukora akazi kabazanye. Imana numva imvugiye inyuma, irambwira ngo subiza icyo ushaka kibe nk'uko ubishaka. Uzi ijambo nahise numva rinyuzura. Naravuze ngo none hasimvugana namwe, ndategetse nimusubire kwa batumye, mumubwire ko jewe ntajya mpfa. Abadayimoni bakoze kwiruka ko kanya, nta ntambara barwanye, bumviye itegeko rindimo, kukundi inyuma ararutuwa abatumye. None abadayimoni bavugira mu cyumba, abadayimoni bakavugira muri saro, bakavugira mu ishuka, bakavugira mu gikoni, bakavugira inyuma y'amasahani, bakavugira muri dushe, bakavugira inyuma y'igipangu wiyubakiye n'amafaranga yawe, bakavugira mu rugo rwawe wubatse rukugoye rusha, bakavuga. Warangiza ugaceceka. None turavuga. Hari umuntu wumva nyikirije avuga ngo amena. Ego, buriya ni kosa rikomeye kubona abadayimoni bakuganiriza, haba mu nzozi, haba mu ijwi ryumvikana, haba hari n'abaca no mu bantu bibabeshya ngo n'abakozi b'Imana. Kuko umukozi w'Imana umbwira ubuhanuzi budafite intsinzi ni intumwa ya Satani. Kanongere mbisubiremo. Umukozi w'Imana umbwira ubuhanuzi budafite intsinzi. Imana yacu ni Imana itanga intsinzi hejuru y'intsinzi zose. Ariko umuntu araje guhaye ubuhanuzi, wamubaza ngo none intsinzi y'ibyo bintu mpanurira ni yihe? Nzapfa nzakira. Amagambo nabiri. Imana iravuga ikavuga na conclusion.
ariko abenshi mutunze ubuhanuzi budafite umwanzuro wabo, bugushyira mu kirere cyo kugukonfuzinga, ukibaza yego narahanuriwe. uzi ko n'umuntu ahora guhanurira ibyago, mugira abahanuzi bahanura ibibi gusa, yewe ibibi bitabonetse ubwo nta buhanuzi bufite. ngewe bene icyo kirere ndakizimya, ngategura ikirere kizima kivuga ibyiza, kuko Imana yacu si Imana itwaye ibyago mu kanwa. muri abana b'iki b'Imana mukwiriye kubwirwa ibyiza, kuko njya mbabwiza ukuri, Imana igeze n'igihe ikubwira ngo igihe cyageze cyo gutaha, ntabwo ibikubwira ijambo ribi, kuko baratwaranye igihe kigeze ugiye mu ijuru. ariko hari umuntu ukubwira ibyago, umugabo baramutwaye, umugore baramutwaye, abana baramutwaye, ibintu byose biragiye, urapfuye, ukoze impanuka, ucitse amaguru, umenetse ijisho, umenetse umunwa, ukutse amenyo, imusatsi uvuyeho, ingwahi zirakokotse. ibyo byago bya buri munsi dukora iki se basi ngo biveho? akakubwira ngo genda usenge wenyine. hari abantu mugenda n'ibyago mu mitima mwahawe n'abahanuzi b'abana, kubera ko nta kintu, ngewe ntabwo nyangira ubwoba ubuzima bwanjye bwa buri munsi, kandi umutima wanjye umeze nk'uw'intare, si nk'uw'umuntu. uwo tubana niwe ujya umbaza ngo ariko uriho cyangwa wapfuye ujya mu ijuru? ndamubwira nti ndiho. ubona ndahumeka se? tiwaya. kuko ibintu bikanganye bihahamura abantu, mbona wowe none se umutima warawimuye? ndamubwira nti impamvu ya mbere ituma ndahahamuka nuko nzi ko iyo tubana isumba ibimoka, ibivuza induru, ibiboroga, ibisakuza, ibirunguruka, ibihengeza, data arabisumba. none se ngo ntabwo wumva, ntabwo makuru se ngo ufite? nti amakuru ufite iri mu ruhande rwanjye umubisha arabuze, iri mu ruhande rwanjye umubisha arabuze, iri mu ruhande rwanjye umubisha arabuze, iri mu ruhande rwanjye umubisha aragiye, iri mu ruhande. niko Paulo yavuze ngo niba iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? yava he? azakomoka he? azaturuka he? izamuribata atari yagukandagira imbere, izamuribata atari yicara iruhande rwawe, izamuribata atari yaryama iruhande rwawe, izamuribata. ninde wanyakira akavuga ngo haleluya? ukagenda n'ubwoba, umushyitsi ukagenda imitsi yarareze kubera ubwoba, isi yaragusize, wataye uw'agaciro. amen. nkubwiza ukuri, ibintu biguteye ubwoba ugiye kubitera ubwoba. hari umuntu unyikirije, ibintu biguteye ubwoba ugiye kubitera ubwoba. amen. ntabwo rero njya ngendana ubwoba, nta bwoba ngira, bwaba ubwa nijoro, bwaba ubwa kumanywa, ndara hanze inshuro nyinshi. haranova ngo nijoro ngo habe ibimoka. niba hari ibintu bya nijoro bitinya, ibintu by'ijoro biratinya kuruta ibya kumanywa. kuko bizi ko n'umuntu, inyamaswa ikomeye ya mbere ni umuntu. ntukajye ugendana ubwoba wa mwana w'Imana we, reka ubwoba. nkubwiza ukuri ikintu kitazaba, imipango y'abarozi bazayipanga ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, bapange kugera mu kwa 11, ukwezi kumwe Imana yiburizemo ihinduke nk'itarabaye. reka nongere mbisubiremo. abarozi bazapanga guhera mu kwa mbere, mu kwa kabiri bapange, mu kwa gatatu bapange, nibijya kuzura bagiye gusoza imigambi, Imana yihindure nk'amazi ayoyotse, bitembe birangira imigambi yabihindutse ubusa. ikimenyimenyi aho bahereye bagupangira, iyo bagira imbaraga baba baragushoboye, ariko n'uyu munsi uracyabaremerera, uracyabatikamiye, uracyababangamiye. n'uyu munsi witeguye kubabangamira. ninde wahaguruka agatera haleluya? sema haleluya. hari imigambi bigomba kubangamirwa. Bibiliya iravuga n'Abikorintho Paulo abandikira, yarabwiye ngo intwaro zacu si iz'umubiri. oya, ntabwo ari karize twa tundi twabamfasha, ariko nge ndagafite ko mu mwuka kakabamfasha, ndagafite sha, ndakagenda nako mu mwuka, ndabafata nkabafata mbiri, nkabafata amateka mera zandarasha rikashamarase. ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana Data
umva zifite imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi, zikubita hasi impaka z'uburyo bwose n'ibigambirirwa mu mitima. N'ikintu cyose kishyiriweho kurwanya abana b'Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima y'abantu tukabigomorera Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Izo nizo ntwaro dufite. Ndumva ashaka ko tuza gukubita umwanzi akabyumva, tukamukubita mu mbavu no ku maguru no mu mutwe. Sikia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire turase turabana bisumba byose we, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Papa niwe utwara abatware we. Murabande we turabana b'Imana, murabande we turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abatware. Papa bagabo murabande we, babyeyi murabande we, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi. Papa ni utwara abatware. Hari ikintu umwuka w'Imana yambwiye kuvuga. Umwuka w'Imana yanganirije arambwira ngo isengesho ry'uyu munsi dusenge dukubita ikintu cyose cyashyiriyeho gushaka kurwanya twebwe nk'itorero, tugisenyesha imbaraga zisengesho. Tubivuze tubyatuye. Icya kabiri, turasenga dukubita umwuka wose uvugira inyuma y'igihugu cyacu n'imbibi z'igihugu cyacu, tuwusenyesha imbaraga zo gusenga igihugu cyacu dukomeze tugubwe neza. Icya gatatu, ikintu cyose kiri iwawe ndicyongera kuhakorera. Ikintu cyose kiri iwawe kitazanywe n'Imana, cyazanywe n'umwanzi, turakirukana none nicyo gihe cyo kugisohora kikagenda. Yaba ipusi ihumira iwawe, yaba igihunyira gihunyiza iwawe, yaba imbwa iborogera iwawe utarayihamagaye, yaba injangwe inyawuriza iwawe utarayihamagaye, ikiborogera iwawe cyose, inyuma y'inzu yawe wishyura yawe, inyuma y'inzu yawe wiyubakiye, inyuma y'urugo rwawe ibihumirayo none birafata umuriro. Nyakira birafata iki? Birafata ku muriro. Erega jya ubiha ku muriro. Abakristo n'abana beza mwabihaye ku muriro di. Buriya erega waracecetse nicyo kibazo, bihe ku muriro. Kuki kiborogera iwawe se waragihamagaye ngo kiboroge? None se cyaje kwamamaza inkuru nziza? Dore rero none kirafata kuki? Kirafata ku muriro. Uko ndumva hari ikirere cyo gusenga. Nyikiriza uvuge ngo amen. Ijambo rya kane umwuka w'Imana yambwiye, Imana irashaka kuza guhinyuza ibyo umwanzi yatangaje iwanyu. Imana irabihinyuza. Hari igihe urwaza umwana ukarwaza umugore cyangwa ukarwaza umugabo, hakaba hari imbaraga zikubwira ngo uyu ntabwo bizahinduka. Mbibutse ko hari igihe tubyara abana bakaba debile ntibavuge neza, tukabyara abana bakagira ibibazo, cyangwa se abo tubana bakaba bafite ibibazo byihariye, natwe ubwacu tukaba twabigendana. Ariko hari ijambo rimwe Imana igishyiraho ikinyuranyo, guhinyuza. Icyavuzwe ko kidashoboka ndatangaza, ndamamaza mu mbaraga z'Imana, mu bubasha duhabwa n'ijambo ry'Imana kirashoboka. Ikivugwa ko kidashoboka cyarangije ubuzima, cyarangije ko ubuzima bwacyo bwarangiye burundu, twagisengera kikongera kigahumeka kigasubirana ubuzima. Ndo byakira akavuga ngo amen. Iki byo biraba. Ijambo rya gatanu umwuka w'Imana yambwiye, Imana ije kwimura abantu mu buzima barimo. Hari ubuzima bugomba guhinduka, ubuzima bwo kwimuka. Teo yabuvuzeho, ntabwo twenda kwimuka ngo tuve muri rusengero. Hano ni iwacu, turi kwa papa ku babyeyi, ariko mu mwuka wacu tugomba guhindurirwa. Hano turahari. Ntabwo twenda mu gitondo ngeje muzasanga twagiye, turahari, turabyizeye. Hano ni mu rugo, amen. Ariko hari ubuzima bwawe bugomba guhinduka.
hari ubuzima bwawe bugomba guhinduka, hari imibereho igomba guhinduka, hari ikiryamo kigomba guhinduka, hari saro yawe igomba guhinduka, hari icyumba cy'abashyitsi kigomba guhinduka, hari igikoni kigomba guhinduka, hari aho uryama hagomba guhinduka, hari inzu igomba guhinduka. Kerere yaratubwiye ejo bundi ngo yavuye ngo sinzi aho bahita, sinzi ahantu yavuye, yabaga ahantu Kerere ngo ni Nyabyondo simpazi, ariko urumva ahantu y'ibyondo namwe murabyumva, byanze bikunze aracyari ibyondo. Kandi niba ari umuntu wanga ibyondo ni Ndorimana Edouard, nanga ibyondo n'igisa n'ibyondo, nkunda kaburimbo kandi nzatura kuri kaburimbo, nzakorera kuri kaburimbo, nzaba kuri kaburimbo. Hirya ya kaburimbo nzajya nurira indege ngendere mu kirere. Ubwo kandi uko mbivuze bibaye bityo. Hanyuma utabyumva gutyo ni ikibazo cy'imyumvire n'imitekerereze, kuko abantu bakunda amagambo kuruta kumva ijambo ry'Imana. Wakubwira amagambo wayakira, ukubwira ijambo wumva ntaho ryinjirira. Tugeze igihe cyo kujugunya abanyamagambo n'amagambo yabo tukakira ijambo ry'Imana. Jujugunya abantu bakubwira ubusa. Bwana sifiwe. Abantu bakubwira ngo ubusenga uzabaho utenga, ariko ubundi warize ngo ndiwize. Uwiza azabaho, utariza azabaho, uwabyaye azabaho, utari wabyara azabaho, yemwe nta muntu utazabaho kuko ubeshaho n'Imana. Rero ntukabika amagambo, jya ubika ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Rero Imana yakomeje ibisubiramo, ubuzima bwacu bugiye guhinduka. Vuga ngo ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Bwana sifiwe. Inzu ubamo yahinduka. Cyane ku mujyi wa Kigali uri gutegura guhindura amazu agezweho. Ukwiriye kubaho ubwira Imana ngo mpindurire iyi nzu ndimo. Hari abantu bavuga ngo tubisengere ngo reka ngo ibyo ngibyo ni by'abapagani. Mbabwiza ukuri, hari ubukristo bwacu gukora ibyaha ni bibi, n'ibyaha bituma abantu baba kure y'Imana, n'Imana ikabima umugisha. Ariko nanone umuntu udatekereza iterambere ararwaye. Kimwe gituma abantu babaho biganyira n'ubukene bukabije. Imana ntinezezwa n'ubukene, ntiyishimira nuko umukene akennye, yishimira guhindura umukene ikamuvana mu bukene ikamushyira mu buzima bwiza. Wenda niyo atakira ngo abe igitangaza, ariko basa kwigira. Subiramo ngo kwigira. Si byose? Nanjye ndagusengeye ngo wigire, ntukagirwe n'abandi, kirwa n'Imana nawe uzafasha abandi. Kuki ari abantu bavuga ngo ngenza ashaka bamfasha, nawe uzafasha abandi. Erega ibyo biruzuye. Imana yakuzamura ukazabufasha abandi. Ikura umutindi ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Ntabwo ari icyifuzo kizamvamo, kizamporamo gusengera abanyamibabaro ngo Imana ibazamure. Kuko niba hari ikintu kibabaza ni ukubona umuntu abayeho yifuza kubaho neza ntabona uburyo. Birambabaza kubona umuntu urara, kubona umuntu ubushonje, kubona umuntu wambaye ubusa, kubona umuntu utagira uko aryama, ko atagira ubuzima. Bijya binkora ku mutima bikambabaza. Mba nifuza mu cyifuzo nzahorana nzasazana nkorera Imana, nuko nabona Imana ihindura ubuzima bw'abantu, Imana ihindura ubuzima bw'abantu, kandi igi binkorera ndayishimira igisubizo iki cyifuzo mporana. Abantu nasengeye ubuzima bwagiye buhinduka nabatanga buhamya. Hari abantu bagiye bava ku cyiciro cy'ubudehe cya mbere bajya mu cya kabiri, bagera mu cya gatatu, hari n'abagiye kujya mu cya kane, niba hazaba n'icya karindwi nacyo bazakigeramo, kuko Imana yacu ni Imana igenda ihindura ibihe n'ibyiciro by'ubudehe. Amen. Kandi murakabaho neza mukorera Imana, murakabaho neza mukorera Imana, kuko niba ari ikintu cyiza ni ugukorera Imana ufite ibyo ukoresha. Sibyo? Ndabibasabira, nibyo mbasengera. Ndababara cyane iyo mbona abaririmbyi batakigurira iniforume. Ndababara cyane iyo mbona abamama badashobora gukora itsinda ngo bakontribuye nibuze miliyoni 10 bakora umushinga wabo ari abamama utashingiye ku itorero, bakore project zabo. Kandi mbibutse ko itorero ryose rifite abamama bafite imbaraga, bafite imishinga, rirazamuka rirakomera. Kuba rero mutari mwagera kuri urwo rwego, amavi yanjye azahora hasi mbasengera mbasabira kugira ngo Imana ibakura ahantu ibageza ahandi hantu. Birambabaza cyane kuba abagabo b'itorero tudashobora gukora contribution yacu ngo twubake urusengero rwacu rite ruzamuka rwuzure. Hanyuma ntavuze ibyo nzavuga ikizi. Icya kabiri, ndabizi neza ko abantu intego y'agakiza no gukizwa. Iyo umuntu akijijwe abateye intambwe imwe yo kuba umwana w'Imana, ariko ushobora kuba umwana w'Imana uri mu maboko y'umwanzi. Kuko ubukene ni umwanzi, inzara ni umwanzi, ubushomeri ni umwanzi. Ibihe byose tutazaba dufite ubuzima buri success mu nzego zose,
hazabaho amaganya ameze nk'aho tutarabana b'Imana. Kimwe no gituma ngaruka ku iterambere ryanyu n'iry'itorero ni ukugira ngo mugire ubuzima bwuzuye. Kandi ndabibasabira buri munsi, ndabibasabira ukwiriye gutunga inzu mu mujyi wa Kigali, ukwiriye kugira imodoka ntacyo bitwaye rwose, ukwiriye kugira uruganda mu mujyi wa Kigali hano hakurya amasoro mu nganda, uruganda rwawe rurimo byatunezeza, ufite ukagira mw'urw'iby'imyenda, kawunga, ibintu by'inganda. Iyo mutekereza ibintu bigari, harya njya numva ngo ni Jakima, niba ari Jakima, niba ari ki Jakima w'umuganda umunani wahari w'umushinwa. None se si umuntu nk'abandi, yize amashuri nk'ayawe, ariko yahoraga arwanira icyo yifuza muri we kugeraho. Ntabwo byanyuze mu nzira y'amasengesho, oya, ni ugukora gusa. None twebwe turasenga tukanakora, tuvugana n'Imana tukanakora, dushaka Imana tukanashakisha ibindi. Kuki se tutakomera? Kuki se utagera heza? Kuki se utaba umucunguzi w'umuryango wawe? Kuki se utaba umucunguzi w'abana bawe? Kuki se utaba umucunguzi w'urugo rwawe? Ibyo mbigarukaho niyo ndirimbo mu mutima wanjye imbamo, nukubona mumeze neza. Ndabasengera, ndabasabira, kandi bizuzura, bizaba. Mfite amatsiko menshi yo kuzababona muri abantu bameze neza, basa neza, bameze neza, mutanga, mudasabiriza, mubayeho ubuzima bubeshaho abandi, mubayeho ubuzima bubeshaho imiryango yanyu, mubayeho ubuzima butungisha abandi, mubayeho ubuzima. Kandi mbibutse ko ubwo nibwo butwari. Agakiza rero kaje guhindura ubuzima bwacu, kaje no guhindura kutuvana kuba baretwa. Amen. Hari abantu bajya bumva ubuzima bwabo buraho butahinduka. No. Imana ije guhindura ubuzima bwawe, kandi ubuzima bwawe bugiye guhinduka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu nkorera, agiye guhindura ubuzima bwawe. Mbabwira ikintu cyiza gikomeye kibaho. Umunsi Petero yagiye kwisobanura mu rukiko, bamurega ibirego bitatu. Baramurega ngo uyu mugabo bita Petero na Yohana ni abagabo babi, nabo kwangwa, nabo kujugunywa. Sosiyete mukwiriye kubakura muri sosiyete mukareba mubashakira mu babika. Ngo umunsi barimo bisobanura, ngo barisobanuye baravuga, basanga ubwenge bafite buri hejuru y'abandi banyabwenge bose. Petero yari umurobyi, atarigishijwe, atazi indimi z'amahanga, atari umuhanga wo kwandika inzandiko, ariko ubwenge yari afite kuko yabaye ku birenge bya Yesu. Mu banyabwenge babayeho, Bibiliya yemeza Petero yaje mu bambere. Bwana sifiwe. Icya kabiri, Petero, ngo ndababwira Petero wari uyoboye itorero. Icya kabiri, Petero ari mu bantu bapfuye b'intumwa, bubatse etaje iyo ku mazi. Mwumva icyo gihe, mu gihe bapfuyemo bari bafite ubutunzi, ntibarabatindiye, ntibakababeshye, ntibakabashuke. Mu gakiza twakijijwe harimo ubuzima. Abatujyaginga baravuga ngo turi abantu ngo bigisha ibinyoma. Ntabwo kubaho neza ari kinyoma. Niba Yesu atabeshaho neza, Yesu twakurikiye niwe kinyoma. Reka nongere mbisubiremo shizamanga. Niba Yesu atabeshaho abamwizera neza, atabasha guhindura ubuzima bwabo, uwo wizerwa atyo niwe w'ikinyoma. Ariko Yesu ukuri afite gutanga agakiza n'ubuzima, afite gutanga ubwenge, kuko niwe munyabwenge wa mbere. Ntawagira ubwenge ngo yima abantu ubwenge ari ubutanga. Muri abana bande b'Imana mukwiriye kuba abanyabwenge hejuru y'abanyabwenge bose. Kubyumva gutyo ukabyumvisha umutwe wawe uzaba byo, ariko nutabyumva uzaba understanding hasi y'abandi, kandi ufite Imana. Done kugira Imana egare kuba umuntu ukwiriye kugaragara nk'ufite Imana. Nicyo gituma dusenga buri munsi. Dufite abanyamateka, ndi umwiga wa theology, dufite abanyamateka bitwa ko ari abanyamateka, dufite abantu benshi, abafilosofe benshi, abahanga bitwa ko ari abahanga. Ariko tukagira n'abantu batubanjirije mu ivugabutumwa, bapfukamye hasi bahindura ibihugu, bapfukamye hasi ku mavi yabo bahindura imiryango, bapfukamye hasi, isi irahinduka. Uyu munsi baravugwa batakiriho, byambabaza cyane. Upfuye amateka yawe atanditswe, nugupfa nabi. Mbabwiza ukuri, ubuzima bwanyu bugiye guhinduka. Nta kindi
kibuhindura iyo abantu bakunda gupfukama hasi bakarambika amavi yabo hasi. Iyo abantu baba ku mavi barambaraye imbere y'Imana, abo nibo bahanga ba mbere. Dore ubuhanga buri ku mavi, dore ubwenge buraha, dore gutunga kuraha. Iyo wabaye imbere y'Imana ukajya aha ku mavi ukarambarara ugapfukama, nta muntu wapfukamiye Imana ngapfukama apfukama karumuretwa. Nta muntu wapfukamiye umwami ngapfukama karumucakara. Nta muntu wapfukamiye umwami ngapfukama katamugabiye. Imana mupfukamira, Imana muhora imbere, Imana muramya buri munsi, Imana muhimbaza, Imana murarira imbere amajoro, Imana murara mubwira. Iraje guhindura ubuzima, guhindura ubuzima bwawe, guhindura imibereho yawe. Imana ije kwihindura. Komera Imana yawe amashyi menshi, irabikwiriye. Hari abanyantege nke mu kwizera, nta mukristo w'umunyantege nke ubundi. Isi yose igize abakristo bazima 10, 20, 30, 50 bazi guhuza umutima bagasenga, ntaho badafata, ntaho batinjira, ntaho imiryango idakinguka ntibaho. Imiryango yakikingira abantu, ariko nta muryango ukingiye Imana. Umuryango wose utumye mu Imana uhita wikingura. Nta muryango uri gukomangaho ufite Imana itakingura. Dore ibanga bakumavi egera Imana. Iyo miryango yose turi gukomangaho uyu mwaka iragukingukira mu izina rya Yesu. Zakira ukomera Imana yawe amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dufite igihe cyatambutse cyatwigishije ubutumwa nabi. Ndabivuga muri ubu buryo. Ubutumwa bwiza bushingiye ku kintu kimwe cyitwa kuvuga Yesu no kwihana no gukizwa. Inshuro ya kabiri hagomba kuvugwa imirimo yo mu gakiza n'ibitangaza byo mu gakiza. Bikagaragara pana kubivuga, bikagaragara imirimo iherekeje ubutumwa bwiza, ibitangaza bigakorwa bikagaragara. Kandi ndumva ndi mugiye gukoreshwa n'ibitangaza. Niyo bavango ngikuzimu bazaze tujyane, nibashake bazavuge ngo turajya mu kirere cyahe bazaze tujyane nibagira ubushobozi. Ariko Imana yanjye igiye kugaragara muri iyi sezo. Ibimenyetso n'ibitangaza bigomba kugaragara muri iki gihe kugira ngo abantu bave mu rungabangabo. Kuko ubutumwa budafite ibimenyetso nta mbaraga bufite. Kanongere mbisubiremo, ubutumwa budafite ibimenyetso ntibushobora kugira imbaraga. Impact izaba nto cyane mu isi, ariko ibimenyetso bizajyana n'abizera. Ibyo birakenewe muri iki gihe ngo bigaragare, bikore, Imana Data yamamare, ivugwe. Reka tuyikomera amashyi abikwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya. Hari ibitangaza bigomba kugaragara. Ni bande bagiye kugaragara n'ibitangaza no gukoreshwa n'ibitangaza? Nimwe turi kumwe, ni mwebwe. Mukanya turakira Kerera tubwiraho Imana yamukuye yitaha muvana ndi yarafite ijambo ryo kuvuga. Kuko yacecetse imyaka itari mikeya. Yarafite iki cyo kubwira abantu se. Ariko ku munsi byageze afite umwanya wo kuvuga. Dufite abantu tugenda twakira bakatubwira imirimo y'Imana. Abo bantu bubahwe. Ndumva muri iki gihe, ndumva muri iyi minsi hari ukuboko kugiye kugufata kukuzamure, 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 kukuzamure. Wowe ujye urwanya, kuko nyambwira abantu ikosa rimwe abantu bakora ni rimwe. Ntukajye mu byaha uzi ko ari ibyaha, nurangiza ngo utekereze ngo Imana izagushyigikira. Kandi abantu benshi bazi ukuri, ariko bakwica bagize ute bakuzi. Jya ukora ukuri, urwanye ikinyoma, kandi ukorera Imana neza, izakwereka ko ari Imana nyamana. Amen. Ijambo rya gatatu, nifuza igihe cyose nkunda ko iyo ngarutse ku ijuru emosiyo ziramfata. Ijuru rirahari, iyo ndivuga hari gemba numva naritera mu bantu. Ijuru rirahari beneda, ijuru rirahari. Ijuru rirahari. Umuntu utazajya mu ijuru azaba agize igihombo, kandi umutima ukwemeza ko uzajya mu ijuru cyangwa ukagwakanira kutazajyayo. Turya ruswa. Burya wicaye hano mvuze ngo abantu bumva nonaha bajya mu ijuru, hari abahita bakunja amaboko, hari n'abayazamura. Kavuga ati nge n'umutima wanjye najyayo. Undi akavuga ati ishingiye ibyo mbamo, ntabwo najyayo. Ticyakoze wenda nzaba nezwa.
ndebe ko nzajyayo. Ariko ubundi ukwiriye guhora wezwa buri munsi, kuko ijuru rigize gute rirahari. Ariko nituvuga gukoreshwa n'Imana, ubundi nicyo twaremewe, gukorera Imana. Uri mu minsi Imana igiye kugukorera ikagukoresha, uzayemerere uyikorere, kuko igiye kugukorera nayo. Hari abantu bafite ubuhamya buzavugwa mu gihe kizaza, ariko ubwo buhamya ntukabuceceke. Ibintu Imana igiye kugukorera ni ubuhamya, ntuzabiceceke. Mbabaze, ngewe Imana yangiriye ubuntu, ingirira neza, irandokora, narokotse impfu nyinshi, niyo mpamvu nta kintu ndinya. Urumva nkanjye nageze aho batanga uburenganzira bwo kunyica, abanyishe bakanyishe bahawe uburenganzira, amaboko yabo arananirwa. Kandi uburenganzira duruwa bayifite 100% bayifite, bavuga ngo rwose uyu turamufite, turamwica, tumugenza uko dushaka. Uwo bampaye nganyici aragenda arampunza, aravatisha igendera amahoro, ndakuretse. Inshuro irenze imwe, kabiri, ubugira gatatu. Ubwa nyuma nakijijwe n'umurabyo urabiriza ahantu yari kibona umwe, niba ari kibona umwe, niba ari satellite zirabajya bavuga ngo ni za kibona umwe, niyo yankijije. Bagiye kunta mu metero 10 n'imisago z'ubujya kuzimuza umusarani. Ni ngenge nyine rusigaye mu bantu bari 17, ni ngenge nyine wasigaye. Irandokora, naguye mu kuzimu kw'amazi metero 400, ndacubira mara amezi 6 muri koma, ndazuka, mba mu mbago, mba mu igare, ngenda nararwaye paralize. Uyu munsi ndi muzima, ndaramya Imana, ndahimbaza Imana. Ubwo si ikintu wambwira cyantera ubwoba n'igiki? Ubwo bintu byantera ubwoba ubwose ntabwo nshobora gupfa. Mbere yo gupfa cyangwa nyuma yo gupfa, hariho umunsi wanjye, hariho umunsi wawe. Ntukajye ubabayika ngo ugibure. Kora ibyo usabwa gukora, ubikore neza udafite ubwoba, ukorera Imana, ubwira Imana ngo Mana, iminsi wasigarije, iminsi wampaye ukayinyongeza, nzayibyaza umusaruro, nzayikoresha neza, nzaba imbere yawe, nzagushaka, uzanyobore, uzankoreshe, uzangeza aho ushaka. Umutima wanjye narawuguhaye, uzawujyana aho ushaka. Yes. Naho ngwizara, ngwibiryo byabuze, ngo murabona ngo amazi yahenze ya Kigali, ngo ari kuri 20 yageze kuri 50, ngo birayi ngo byavuze kuri 400, ngo bigeze kuri 600, ngo Yesu we, ngo turapfuye turashize. Ubwo koko uwo Imana yagukoresha, uwo muntu Imana yamukoresha yemwe? Ngaho mbwirane, ubu wowe uzaririmba wiri guhangayikishwa n'ibirayi n'indoryi n'inyanya n'iki, ngo ndapfuye, ngo byabuhenze, ngo Mana, ngo n'ubundi naho ngo mbona warandetse. Hari kosa Imana itakora, ntiyareka umwana w'umuntu. Ikubereye maso kuruta uko umugabo akubera maso, ikubereye maso kuruta uko nyoko wakubyaye akubera maso, ikubereye maso kuruta uko inshuti zikubera maso, ikubereye maso kuruta urara naho uryama bakubera maso, ikubereye maso ntiryama ku bwawe, ntihunikira ku bwawe, ihora iri maso. Ikubereye maso, uzabaho, uzakomera, uzabyara, uzaheka, uzasaza neza. Iyo Mana munyemere tuyikomera amashyi, mwokabyara mwe, mwogaheka mwe. Reka tuyikomera amashyi menshi. Witinda wibaza uko uzabaho, tinda wibaza ngo mbanye nte n'Imana, kuko kubana n'Imana egare kubaho neza. Iratungisha, irapromotinga, ica inzira aho zitari, ifungura amayira ahatarari, izibura amasoko amazi akaboneka, ikamya amazi agakama ngo ayatanga kubika isi, ikingura imiryango y'abami n'ibikomangoma. Nta hantu Imana itakingura. Ikosa tugira ni rimwe, ntabwo tuyizera, ntabwo tuyizera. Wanasifiwe. Nimugoroba naciye ahantu nari mu modoka, imodoka iraza yiruka, twari dukoze agisida. Umushoferi wari untwaye ndamubwira nti uzi impamvu itakora agisida? Ndimo, nge ndimo. None kubera ko yagize ubwo barambwira ngo pastor, ngo singubeshye, ngo nanjye nyobewe uko ihagaze, ngo uzi ko niba ari njye ufashe firi,
niba ari marayika ufashe firi, niba ari Imana ifashe firi, nabona guriya muntu yaduciye hejuru byarangiye. Ndamubwira ngo ndimo igomba guhagarara, nta gisida ngomba gukora. Aya maguru nzayasazana, amaboko nzayasazana, nta bumuga bugendanye n'impanuka. No, ntabwo ari ubwibone. Ibyo uvuga nibyo wowe, ibyo waturuzaba byo. Hakanira Satani. Amaguru yanjye azaba mazima, amaboko yanjye azaba mazima, nzakorera Imana, nzasaza ingingo zanjye zose ari nzima. Bizaba uko mbivuze niko bizagenda. Jya watura ushize amanga. Ntukwiriye, hari ibintu numva dimension shaka ko dusengeramo, n'urwego rutanegosiya. Wabivuze neza. Yoshua ahagarika izuba agahagarika n'ukwezi, ntabwo yabisabye Imana. Yaravuze ngo ngewe Mana mpagaritse ukwezi n'izuba bihagarare. Hagarara kuri Ikuloni, hagarara kuri Gibeyoni, kugeza ubwo ndamara ababisha banjye mbamareho. Bigenda gutyo birumvira. Umva ikintu Imana yahaye umwana w'umuntu: autorite. Gutegeka bikaba bityo, kuvuga bikaba bityo, uko bivuze bikaba. Numva ashaka kuvuga mu izina rya Yesu, bikaba bityo. Amen. Nyakira uvuga ngo amen. Erega n'ubuhanuzi tubaha bwinshi bisaba ko mubwemera mukabubamo, ukababwo. Emezanya n'umutima wawe, kuko numva ngiye guhanura. Emezanya n'umutima wawe ko uri icyo Imana ivuga, ntabwo uri icyo umwanzi avuga. Uri icyo Imana ivuga, ntabwo uri icyo isi kwita. Uri icyo Imana ikubwira, ntabwo uri icyo abaturanyi bakubwira. Uri icyo Imana ivuga, ntabwo uri icyo umugabo akwita. Uri icyo Imana ivuga, ntabwo uri icyo bene wanyu bakwita. Icyo Imana ivuga nicyo wowe. Ureka kurebera ibintu mu banyamagambo n'abanyamunwa, mudomo ngo bavuze ngo azapfa. Imana iravuze ngo uzabaho. Baho gutyo nyine wikibivuze. Bwana sifiwe. Ijambo ryitwa gushira amanga ni ijambo Imana yigishije Petero, iri mwigishirije ku kirema. Yesu yigisha Petero gushira amanga, gukoresha ururimi n'amaboko. Ndumva none kwizera kundimo turakoresha ururimi n'amaboko, turakoresha ururimi n'amaboko yacu. Bwana sifiwe. Nyikiriza uvuga ngo amen.